Subiza uwo mukobwa bagaye. Wowe urinde? Ndi umuntu utishimira kubona abandi bateza abandi bantu ibyago. Reka nkashyire hasi. Uri butsindwe ni uri bugatware. Ni karibu. Bite? Nihanganire kuba nihaye agatebe ko nyine tu. Ikibazo? Nta kibazo. Arine. Nyine haciye iminsi myinshi sibyo? Sinajyawe naribwiwe na bakuru bawe bakora za Rwamagana. Hari ahantu twahuriye nyine ambwira izina ryawe, izere yuko utari bumbaze aho navanye izina ryawe sibyo? Okay, wahambwiye nabumve ko wavuze kandi wahambwiye. Rero Arina, hari ikintu nashaka kukubwira. Wambwira. Tugomba ndende ngiyemo. Arina, nabonye ibintu bikeya ku isi bisekeje, ariko nkubwije ukuri hari ikintu ubu ngubu kiri kunezeza. Ni ikihe? Kurusha ibindi byose nabashije kuba nabona. Wenda nta byishimo mfite, ariko mu by'ukuri Arine, kuri ubu ngubu nari nje kukubwira yuko ngukunda. Wowe? Wowe nanjye? Umbwira urukundo? Arine, nyine ndagira ngo unyumve sibyo, ndakwinginze please. Reka nkubwire Arine, ni ukuri ni ibintu maranye igihe. Mbimaranye igihe amezi agera kuri 6 ni menshi ndegereje kuzakubwira rino jambo ni ukuri n'ubwo dose. Mu mezi 6 yo gutekerezaho. Arine, rwose ndakwinginze. Nibura naguhereza ng'amasegonda 30 warangiza ukansubiza sibyo? Oya, niba amezi 6 utayategereje byanze Arine, ni ukuri wenze ndakwinginze. Ni ukuri amezi 6 niba utayihanganiye ubwo ntuzirwanye no kunekereza sibyo? Arine, uretse tuza mwana, tuza ndakwinginze sibyo? Ndakwinginze ndega amatwi nyumva sibyo? Arine, ni ukuri ndagushimiye kuba wemeye kwicara ukongera ukandega amatwi. Nzi neza yuko nta mafaranga nabuzemo, ariko amafaranga arashakwa, kandi nzi neza yuko ku bwanjye nawe dufatanyije twahindura isi tukayigira uko dushaka. Ino si yacu ntabwo ikwiriye kubakwa n'amafaranga gusa, ahubwo ikwiriye kubakwa n'ukuri. Niyo mpamvu kukubwira ko ngukunda si uko nyewe yuko nta mafaranga mfite, ariko ukuri kwa nyako ni uko ngukunda by'ukuri. Sabu rero naguteze amatwi, naguhaye igihe cyanjye, dore barimo no kumpamagara. Ndagushimiye kubw'igihe wampaye. Ngiye kuguha amasegonda 30 unsubize ibibazo ndi bukubaze.
witeze. Arene, Karame. reka mubwize ukuri. Ese ubona abantu bangahe barara muri rigori ubona ko nta mazu bubatse? Ese nawe wishimiye kurara muri rigori? Simvuze gutyo, ariko ibintu nibishaka nta nzu mfite, ariko nibura nzi neza yuko igihe kimwe Arene, ni ukuri ndakusezeranya yuko byose nzabigeraho. Sam, umunsi wabigezeho uzampamagare. Umunsi wabibonye nzaza, byari bari no kumpamagara, bose bari kumpamagara naba mfite ibyo nshaka. Nyine birumvikana Arene, ni ukuri uri umwana mwiza mu maso, sibyo? Ni ukuri reka kunengura. Ndabizi nta nzu mfite, nta n'amafaranga mfite, sibyo? Ariko mfite ukuri ku mutima yuko ngukunda nyabyo. Ntabwo ari ukukubesha Arene. Arene, ndakwinginze yumva, sibyo? Sam, Arene, urukundo rwawe rutema amafaranga ntabwo bivamo. Zero. Reka pe, aba bose ari kumpamagara dore na phone nanze kuzifata. Zifate se? Ifate nige? Ahubwo naguhaye umwanya kugira ngo numve ibyo umbwira. Arene, ese koko niba utankunda ndi kukubwiza ukuri, basi abo ngabo ari ukuri bakoresheje kugira ngo babashe kuba bagutwara umutima, cyangwa basi wakunze amafaranga? Nje ari ugukunda k'umutima ntabwo nkukunda. Nje nakunze amafaranga. Nkunda amafaranga nasonga. Kandi byose numara kubibona uzambona. Arene, mu gihe ngiri ku isi ngihumeka umwuka w'abazima, ndagira ngo nkubwire yuko mukunda by'ukuri, kandi urukundo ngukunda ntabwo nzigera nduhagarika. Kuko ni ukuri ngubwiye kumvuye ku mutima, ntabwo nzigera mbagarika urukundo ngukunda. Genda wisanzure, undane n'amafaranga, ariko umutima wanjye ntabwo uzigera kukukuraho amaso yawo. Ukuri ni uko nguko mfite ku mutima, kandi nizere yuko igihe gisobanura byose kizasobanura ibyanjye. Nukuri ngubwira yuko ngukunda uzajya kumugaragara, kandi igihe kimwe uzanyumva. Sam, kambitegereze. Ako saa izi ntabwo ndi kumwe nawe. Nawe uko ubivuga hari igihe kizagera ubicemo. Ako saa izi ndareba inoti kashi. Sam, ibyo umaze kumbwira nabyumvishe, kandi ubwo nyine tegereza cyangwa nanjye reka negereze icyo umbwiye ko nzabibona, sibyo? So utahe iwacu batanagusanga hano bikaba bibi. Mbese Arene, nta n'umuntu utangarezaho kuba ndi kumwe nawe? Oya. Basi umuntu Oya. Mamagare papa? Basi amasegonda 30. Mamagare papa? Arene, ndakwinginze. Kandi urabizi ko agusanga hano byaba. Basi amasegonda 30. Oya, ntabyo nemeye. Ibyo twavuganye ni iki? So utahe. Arene, basi amahoro y'Imana abane nawe. Ndi abana bambaza iki? Abana bafite amafaranga baba bahari, abandi nabo bakazarata ndi mukende urukundo se ni iki? Urukundo rufite amafaranga baba bamaze iki? Hano ihamagara munyihera amafaranga imbere byavanye. Ese nzakora iki kugira ngo nzabashe kuba natsindira umutima wa Arene? Arene ndamukunda cyane pe, ariko sinzi niba azigera nkunda. Numva namwitangira, ngerageza kumurinda ibibi, ngora uko nshoboye ngo hatagira umuntu umuvuga nabi. Iyo hagize umuvuga nabi ndamugwanira. Ese nzatsindira umutima we? Wenda reka ngomeze mpangane, igihe kimwe wenda azaba uwanjye. Gusa ntabwo mbizi, meze ngaho nacitse intege, mu mutwe ndi kumva byanze. Umva ubukene bungozeho pe,
ubukene bundandukanyije nawe, ubukene menya buzatuma atigera ngunda n'umunsi n'umwe. Umva, zana ibyo ufite hano. Zana. Mereza. Ariko se wambabariye kuko mbabarira n'ukuri kw'Imana. Urampora iki koko? Zana ibyo ufite. Mbabarira n'ukuri. Bimereze. Mbabarira. Umva, zana ibyo ufite byose. Amafaranga, telefoni, n'ako kabaga ufite. Ndabishaka. Bimereze. Subiza uwo mukobwa bagaye. Wowe urinde. Ndi umuntu utishimira kubona abandi bateza abandi bantu ibyago. Reka nkashyire hasi. Uri butsindwe ni uri bugatware. Kamanzi ni wowe? Nawe utunzwe no gucapura abantu amatelefone kweli? Birambabaje kabisa. Umva ngo ubone urenga. Mvuze ngo iki? Mwakira akantu kanyu. Samu ni wowe nabaye koko n'ibintu nagukoreye. Samu kuki ntabaye kandi narakubabaje? Arena, Karame. ntabwo njya ntuma ibintu nkunda bihura n'ibyago. Kabure nubwo waba ari nta mafaranga mfite, ariko ibintu nkunda mporana nabyo. Arena, mu buzima busanzwe
njyewe ntabwo njya kure y'ibintu nkunda. Uko nguko niko kuri kwanjye. Ibintu nkunda mborana nabyo. Kabure niyo yaba ari nta mafaranga mfite, ariko ibintu nkunda mbora ndi iruhande rwabyo. Ntabwo nishimira kubona ibintu nkunda bihura n'ibyago. Sam, amafaranga nari nzi yuko agura byose, ariko ubu ngubu nsanze amafaranga atari kurokora ubuzima bwanjye. Sam, umbabarire kuba narakubabaje, nakwimye urukundo urukwiriye. Arena, karame, narakubabariye kandi nzahora ngubabarira mbere y'amakosa wakoze. Urakoze.